hari igihe muri 91 narindi bigitangira muri intambara itangira muri 90 niho natangiye kubona iryo geragezwa kuko aba bakuru banje barafashwe n'abandi bavandimwe ibyo bitaga ibyitso yego babajyana igisenyi amara igihe bafunzwe baronga bamwe baranahagwa yego bisa n'ibyo ngiye hazamo imishikirano mike y'abarongera baragaruka ariko bivuga ngo uretse n'ibyo ngibyo naho twacaga hose turashobora inshuti bakundi ba Gato Network twifuriza ibihe byiza mu muherereye hose rero twihanganisha abanyarwanda bose kubera iyi jenoside yaduhekuye mwabuze ababyeyi abandi babura abana abandi babincike ibintu bibi bitandukanye byabaye kubera iyi jenoside ingaruka zayo ariko igihugu nanone kirimo kuyisana mu myaka 32 irashize jenoside ntabwo izongera kuba dukunda kwibuka ko never again bivuga ko nta jenoside izongera kuba mu Rwanda kandi abanyarwanda bose bafite izo nshingano yo kunga ubumwe kugira ngo ntizongere kuba ukundi dufite umutumirwa imbere yanyu rero turakwakiriye Brown urakoze cyane amazina ni twavuna abandi Jotam ariko uzi ku izina rya Brown ngira ngo abantu bose bazi ku izina rya Brown yego Brown turabona uri ku igare ry'abantu bafite ubumuga uri umwe mu barwanye kino gihugu kugira ngo kibohorwe ndetse ujya no hari mu guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi icyo gihe uwo mumeze uyu munsi turaho ubuzima burakomeza kandi icyo twaharanire twakigezeho nubwo tutashoboye wenda kurokora bose ariko hari abo twarokoye naryo nishimwe nicyo kintu umuntu yashimira Imana yego nibyo birumvikana arabarokotse benshi kandi bashimira inkotanyi cyane kandi mu by'ukuri ntawe utabashima kubwo uruhare mwagize ndetse bamwe mukagera naho muhaburira ingingo zanyu kubera kwitanga buri wese akwiye kubashimira Brown wenda tugiye tugarutse mu mateka mbere jenoside mwari hehe mwari mumeze mute mbere ya jenoside twari dusanze dutuye mu Rwanda yego twari dutuye mu Rwanda ahantu hahoze hitwa prefecture ya Gisenyi komini bitaga Mutura yego ubu ni mu karere ka Rubavu umurenge wa Bugeshi niho twari dusanzwe dutuye turi imiryango umuntu afite ababyeyi n'abavandimwe jenoside rero ijya imbere y'uko inaba ibimenyetso byayo byari bihari yari yarateguwe twarabibonaga ntabwo abantu bari babizi cyane ariko twe noneho nk'abiwacu bo ntabwo yatangiye ejo bundi ntabwo yatangiye 94 urumva yatangiye na mbere yaho kuko wenda niba ugikurikira byo mu amateka yo mu Bigogwe niho hatangiye igeragezwa rya jenoside twari dutuye turi aho ngaho ariko ntabwo nari mukuri icyo gihe kuko nahavuye mfite imyaka 16 nibwo nagiye mu gisirikari ariko nahagiye maze kuzira ko ndi umututsi inshuro zitari zirenze 2 cyangwa 3 kujya mu gisirikare byatewe niyo mpamvu cyangwa se hari n'impamvu ndatumye ujya mu gisirikare cy'inkotanyi niyo mpamvu kuko nta handi hantu ntabwo urabona igisirikare twinjiye mu cyari cya gorira yari intambara yatewe n'amateka mabi abantu bari barahunze baturuka hanze ntabwo twari tubafiteho amakuru ahagije kuko ijambo twari turi n'abana twari turi n'ahantu no dusa n'abantu n'ubundi bapfukamiwe badafite ubwinyagamburiro nta makuru ariko ubwo imbaraga twazihawe n'abo genocideri kuko nibo batumye tumenya ko hari abandi bantu batangije urugamba biba ngombwa natwe ko dukurikira amakuru biba ngombwa ko tujya kujoininga abandi ubwo urugamba rugezemo ryari nageze 91 mu kwezi kwa 4 cyandanye mu kwezi kwa 4 winjira mu gisirikare rero utangira gufatanya n'abandi kubohora igihugu ariko muri 94 cyane hari amakuru y'ababyeyi se cyangwa ya famille wigize kongera kubona ntayo twari turi ntayo ariko hari igihe hagiraga gutya uko twe twagiye mbere habazaga nyuma bakakubwira amakuru
yego ariko tari yayandi wenda nguvuganye n'umubyeyi ko nta telefone zahabaga cyangwa umuvandimwe nk'umwana waturutse muri icyo gice ukamubaza se ababyeyi baracyariho ati baracyariho kuko icyo gihe bari baratarabica. yego wavuze ku igeragezwa rya jenoside mu Bigogwe icyo gihe wari ufite imyaka ingahe, hari ibyo wibuka? Hari igihe muri 91 narindi bitangira muri intambara itangira muri 90 niho natangiye kubona iryo geragezwa kuko aba bakuru banje barafashwe n'abandi bavandimwe ibyo bitaga ibyitso yego babajyana Gisenyi bamara igihe bafunzwe baronga bamwe baranahagwa yego bisa n'ibyo hazamo imishyikirano mike barongera baragaruka ariko bivuga ngo uretse n'ibyo ngibyo naho twacaga hose warahacaga abantu naho wigaga umuntu yakubona ngo uri inzoka niyo ari intero twebwe cyane cyane no mu kigo dutuyemo habagamo ingengabitekerezo irenza ahandi nta jambo mbese abantu bari bafite aho wanyuraga hose wabaga ukisanga utari mu bandi waba wigana n'abana mu ishuri ukabona wowe nta gaciro uhabwa. Hari ibintu bakoraga byo guhagurutsa nk'abana wenda 80 mu ishuri mukabona amagurutse muri babiri ukabwira ati muri abatutsi ko basa kibi cyane. Birumvikana Brown ugiye ku rugamba rero utangiye gufatanya n'abandi kubohora igihugu muri 94 haza kuba navuga nk'imbarutso indege y'umukuru w'igihugu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana igwa, warabimenye wowe? Narabimenye. Yego narabimenye kuko nari ndi ni Kigali, yaguye ndi Kigali umva sinari kubiyoberwa. Wari muri ngabo 600? Yes. Kubona ikiganiro kimwe uvuga ko wari muri ngabo 600 muri CND? Yes. Icyo gihe muri CND mwameze muti? Ibisanzwe nakakoraga akazi kasanzwe k'abasirikari inshingano z'abayobozi bakazikora ubwabo n'abya politike bagakora ibyabo twe twakoraga ibyacu nk'abasirikari nta bindi. Indege imaze kuraswa ntabwo mwagize wenda attack ikomeye cyane? Yari habaye ikomeye ahubwo itanoroshye tanduka bari urugamba rw'abasirikari runavanzemo no gushaka uburyo kubohora abantu kandi ari ibintu by'inzitane. Yego bari urugamba rutatworoheye ariko nk'abasirikari twakoraga ibyo dukora ibyo dushoboye Imana ikadufasha kagira abarokoka cyane cyane ko wabaga uri muri iyo ntambara ubona n'abavandimwe bawe bari kwicwa ukumva intege zaracikaga ariko abatuyo barakatugarura mu mbaraga ko nta yindi shoya yari ihari. Yego birumvikana guhagarika jenoside no kurwanya intambara yo kubohora igihugu byombi mubifatanyije ntabwo ari akazi kari koroshye. Byari bimeze bite muri Kigali kugira ngo murwane kandi mubashe no gutabara bicwaga icyo gihe? Ntabwo ari akazi kaboroheye? Ntabwo ari akazi kuko nta hantu na hamwe wenda urebye ugafata nk'ariya kuri CND ugarutse hano kwa Rando. Yego utaragira kwa Rando habaga bariyeri nuvuga ngo Kigali yose yarazungutswe n'amabariyeri ariko habaga uburyo bwo gutabara abantu ku buryo hari n'abasigaga ubuzima. Birumvikana nabyo ntabwo ari uvuga ngo wenda ko batabaraga niko bafawuraga uvuga ngo niba bose bigende neza hari n'abagwaga iyo bagiye kubatabarira. Yego ariko byari bikomeye bivanzemo imiborogo y'ababyeyi n'abana umuntu akabona n'icyo gukora ntacyo. Twagiraga abasirikari baturasa duhanganye nabo ukagira kuvuga abari kuguhungiraho udafite aho bashyira ukagira bujya gushaka utekereza aho bari ukabona aho bicira ukavuga uti tugomba kuhagera. Byari ibintu bitoroshye. Birumvikana ntabwo byari byoroshye. Imyaka 32 irashize mubohoye igihugu. Ese wewe wari uri mu kayi gace muri gihe muri 94 mubohora abatutsi bicwaga? Hano i Kigali ndi hariya urebye neza ni hari mu Rugando. Mu Rugando ariko nta misi umusirikare ntabwo ajya ahantu hamwe. Yego habagaho kuzenguruka ahantu henshi. Kigali nayibayemo nabaye za Jari nabaye hani Kanombe nabaye henshi. Niki wibuka cyane muri jenoside mu gerageza kubohora abatutsi? Niki wibuka wenda kikuri mu mutwe wawe icyo gihe ubohora abantu? Niba ari abantu wenda bari babaye nk'abantu wumva nibura watabaye ukavuga uti ibi ntabwo nzabyoyirwa? Ntabwo wenda
nta kazi nigeze nkora niya nyene Yego. kazi twagakoraga nk'abasirikare turi Yego. kumwe Mm. icyari wenda uvuga ngo wenda nabohoye nta muntu uyu munsi nabwira ngo ni kanaka nabohoye hari abo twabohoye dufatanyije Benshi. Dufatanyije. rero wenda ikintu ishusho itashobora kumva mu maso inahoraho ingaruka no muri iyi minsi ni uburyo twari abantu bakuganaga harabazaga bakomeretse harabazaga imipanga babatemye iyo sura ku myaka icyo gihe mfite imyaka 18 Yego. kuyibona yari igoye none byanakubitiraho natekereza n'abanje aho bari byari bigoye kubyakira byasabaga imbaraga z'Imana n'abayobozi batuyoboraga baduhaga morali Ntabwo byari byoroshye birumvikana urimo rero kubohora igihugu murimo guhagarika na jenoside mutabara abantu umuryango wawe ku Gisenyi nta makuru wari ufite oya ntayo nta kuntu sinano igihe warwanaga ubohora abatutsi bishwaga icyo gihe muhagarika na jenoside ntago kenshi we na umutwe byazagutse nk'ubu famille yanjye imiziteyo byazagamo nta nubwo byabura narabitekerezaga icyo umuntu wese iyo twagwanira gukora ngo abantu babeho neza iyo usabye ntabwo wagwanira abandi bagiye umuryango wawe nawe wari urimo nifuzaga ko aka karengane nasize ababyeyi banjye barimo bazamenya bazi ko hari ababagiriye akamaro bakaba babacunguye bakababohora icyo rero nicyo kintu wenda cyari mu mutwe ariko warindaga gushyira mu mutwe cyane kuko n'ibyari bitugoye aho twari turi byari byinshi gushyira mu mutwe ni handi ushobora gutekereza ibyo bintu ukarozinga nawe ibyo urimo ntugire n'icyo ugeraho ariko ntabwo byabura kuza mu mutwe ntibyashoboka birumvikana mwigeze se mugera Gisenyi murimo kubohora igihugu mwagezeyo wenda ukavuga uti ahantu ngeze ni iwacu nirukanka ndebe ko nagera kuri famille yes yego nageze ariko nsanga nta muntu uhari nta muntu ukiriho ubwo famille ababyeyi abavandimwe bawe bose niho baguye ni ngo abavandimwe banjye bose niho baguye data wacu data niwe wari warashaje mbere papa yapfuye 8-7 yego ariko mama yari ariho nafite mukuru wanjye nawe ufite abana 5 bajyanye nawe mushiki wanjye nakurikiraga ni benshi umuntu wenda warokotse ni muri umuntu abanjye umwe nawe nyuma aza kwitaba Imana ariko yishwe n'impyiko ataruvuga ngo hari uwamwishe yego so murumuna wawe mwasigaranye nawe yaje kwitaba Imana yaje kwitaba Imana pole sana kandi turagukomeje ndetse no muri ibihe turagukomeje cyane birumvikana kuba wararwanaga igihugu n'umuryango wawe none ugasanzwe wose warangiye ntabwo wihebye muri icyo gihe usanze umuryango utakiriho wenda ngo n'akazi bakoraga kabasha kuba kakugora ntabwo nagakoze iminsi kuko nagezeyo rimwe mvayo mpita nandaswa ntabwo byamaze iminsi nanjye ariko gucika intege ibyo ntabwo byari bihari byinshi cyane gusa wenda mpagera nabona hasanze bari bakeya bari aho ngaho nabo bari bagihunguka ariko nta mwanya babona bafashe kuko nari mfite umutima w'agahinda kabanje nabuze ntasanze n'umwe batazi nuko hari n'abantu barokoye icyo gihugu byari bigoye kugira ngo umuntu abyumvishe sinanahatinze kuko hari n'igihe umuntu wabaguruka umwe nta musirikare ugenda rumwe twagendaga turi nka 3 kiragiye ko n'inza zari mbi watinyaga ko ushobora no gukora amakosa yatuma nawe ujya ufungwa nawe burundu birumvikana ntabwo nahatinze nahise mpava Gisenyi rero niho waje no kurasirwa uri ku rugamba birumvikana Gisenyi hari umuryango wawe ni urasiwe maze kuraswa akazi karahagaze birumvikana ko ntoro gishoboye kumva ko warashwe n'umuryango wawe utakiriho byanze kunze byaraguhungabanyije cyane byarampungabanyije cyane no kubyakira byamfashe igihe kirekire kuko namaze imyaka 15 mu bitaro bya Kanombe imyaka 15 mu bitaro nindi birijwe inkwavu mu bitaro bya Rwinkwavu Kibungo urumva nyuma y'ibyo byose niyo mibabaro n'ubuzima bwabaye bw'ibitaro ariko urumva nta kindi umuntu yagombaga gukora twarabyakiraga kuko cyane ko bitari ku muntu umwe yego hari igihe wavuga gutyo ugasanga hari n'undi nawe ugira ibibazo umuntu agira ibibazo yageze kwa muganga akabona abamurusha ibibazo warakira birumvikana niko byagendaga birumvikana umaze kumenya ko
wakiriye ute umaze kumenya ko ufite ubumuga navuga bwa burundu byo wabyakiriye ute kuko hari ukuntu umuntu amugara avuga ati nzakira akivuza naho ngaho ukivuza wumva ko uzakira ngira ngo yes umaze kumenya rero ko ubumuga bwa burundu byo wabyakiriye ute nabyo byabanje kungora ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuba ubuzima bwose ari mu igare yego cyane cyane ko nta n'undi narabibonyeho nta yindi ntambara nari nararwanye wenda ngomba n'ibyo bindi aho twakuriranaga n'ababyeyi ubugize ikibazo akavuka wenda afite ubwo bumuga ariko ntabwo nari nakabonye umuntu nta n'amagare mbambire nakabonye nabonye amagare ya mbere nabonye hano i Kanombe ubu rero kubyakira byarangoye ariko ntabwo ari nyenye nyine yego ndari nzi bagenzi banjye nasize mu misozi yose ya Kigali batazi wenda ko n'igihugu cyafashwe ibyo wabitekereza umutima bwawe kwihangana kandi tukaba twaragiraga n'abantu bazima batwitaho abayobozi bacu b'igihugu bakatwitaho ari abo mu ngabo bari twabanaga mu buzima bwa buri munsi n'abandi bo hejuru ukabona ko baza kudusura bakatwitaho bakadukomeza kandi ukabona muri benshi ntabwo uri wenyine nibyo byatumaga umuntu apfa kugarura ka morali Brown rero turimo turibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi niyo myaka ya mbere nicyo gihe cya mbere kinini gishize u Rwanda rufite umutekano wumva ute uyu mutekano nubwo wamugariye ku rugamba ariko mwabashije gutanga umutekano imyaka 32 ikabishize nta ntambara nta jenoside niki kigushimisha muri ibyo ibishimisha muri kino gihugu ni byinshi kuko byanga byakunda hari ikintu kimwe hari byose twabayemo bibabaza ariko hari n'ibyishimo by'uko by'abantu baharaniye twakigezeho ukaba uvuga uti abana umuntu yabyaye babaho neza abavandimwe barize kuko kera iwacu nta muntu wajyaga mu ishuri ukareba ubuzima bw'uko buteye amahanga yose arakirukira ugatembera ukabona uko umutekano umeze nk'uko ubimbwiye nta gisa nabyo urabona nk'ubu hano turatuye nta muntu utembera uko ushaka ugakora icyo ushaka tukisanzura mu bantu nk'abandi kubona rero iryo terambere bishimishije ni ukurwanirira ikintu kakigeraho kikagirira abandi akamaro kuko nta muntu wagwaniye ngo kugira ngo abe nk'igita abe ari bubaho neza Brown rero ni iki wabwira barokotse ni iki wabwira abanyarwanda muri rusange kugira ngo ntibizongere kubaho abarokotse nibo mbanza wenda kwihanganisha ihangane kandi bibuke biyubaka kandi baharanire kugira ngo bitazongera kubaho kuko nta munyarwanda n'umurusha undi kuba yaharanira kugira ngo ibi ntibizongere kubaho naho buriya kuba ngo ikintu gishimishije wenda kandi cyiza gato dufite umubyeyi mwiza dufite igihugu gifite umutekano gifite abayobozi beza nifuza ko n'abacitse ku icumu aribo barokotse nabo bazabyara abana bakabigisha amateka ya kino gihugu bakazavamo n'abayobozi beza nabo nicyo ndakwifuriza buri wese umunyarwanda wese uri mu gihugu urakoze cyane rero Brown twifuriza abanyarwanda bose gukomera muri ibihe bikomereye igihugu byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi dukomeze rero twiyubaka dushimira ingabo za RPF cyangwa se za RDF uyu munsi zakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo jenoside ihagarare abahore igihugu abari hanze y'igihugu batari bafite igihugu bakibone batahe ndetse n'abari imbere mu gihugu batari bafite umutekano bicwaga ubwicanyi buhagarare bongere kubaho imyaka 22 irashize turiho tumeze neza nta ntambara ndetse nta jenoside twashimira umukuru w'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwose ayoboye kandi bakomeza aho ngaho natwe abanyarwanda twizeye ko tuzakomeza gufatanya ntibizongere kuba ukundi urakoze cyane Brown asante kandi nawe tukwihanganisha mu bihe wibuka bawe urakoze cyane gato murakoze cyane